umumanura jipo uruminisha wanzuki kimenyitwari nindunyuza aha yewe muntu ariko sha ceceka no muziburo ngo namoko y'inzoga zirimo zo bamaje kumena mu karere ka Rutsiro gusa ngo muri izi nzoga irusha izindi ubukana ni yitwa umuziburo. Igitangaje kuri inzoga ngo ni inzoga unywa ugahita ugira kenge kubera ko ngiyo utarayisomaho abayinywa bavuga yuko wazibye ariko ngo ukimara gutera umusumwe ako kanya uhita uzibuka. Ibaze nawe icyobaje rero kuri iyi nzoga ngo nuko iyo wayinyweye wumva uzibutse ariko yagushiramo gato noneho zibabyikubye inshuro 10 zuko ari warazibye mbere utarayisomaho uko niko babyita. N'abaturage ngo bikore ubushakashatsi kuri iyi nzoga yitwa umuziburo ni mu gihe abandi bavuga ko iyo unyweye ku muziburo uhita utangira kugira ingufu z'umurengera maze ugatangira kwataka buri muntu wese muhuye mu nzira ngo maze ukamukubita uri mu bizunga ugakubitwa izakabwana uzi ngo uri gukubita maze ugahinduka igisenzegeri kubera ko buri mu kinya ntubimenye ukarara rubunda abana gukomaguye bwacya zagushijemo akenge kaje wahaguruka ukagira ngo wikoreye toni ya sima ku mutwe ari ukubera hanga uvatewe n'umuziburo. Bamwe bati nuko benshi baducika hari n'abazinywa bagatamayira bacyura utahira hepfo akitahira ruguru utaharugura akitahira hepfo abandi bati nuko bamwe bara mu gace tukagira ngo wenda n'abagira nabi babahemukiye nyamara n'umuziburo wabatanishije bakisanga bayobya amayira rimwe na rimwe bakayibera n'abantu babashyira mu kaga nko mu bidendezi mu mikoki mu mashyamba mu mihanda rwagati ndetse n'ahandi. None bati bayobozi beza murakoze kuba muducire zino nzoga zirimo niyigiza kari akajyaye ngo n'umuziburo kuko yari ikishi kica buri wese ukiyobeyeho. Kugeza amaginga anga turi mu karere ka Rutsiro niho wamenye inzoga zirimo yitwa umuziburo ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo RFDA, Rema, Ingabo, Polisi, RLA. Mu karere ka Rutsiro bakomeje gukora ubukangurambaga bwo gukumira ndetse no kurwanya inyobwa n'ibiribwa bitujuje ubuziranenge. Kino gikorwa cyabereye mu murenge wa Musasa akagari ka Gisiza kuri kompanyi yitwa Koporoviba nkuko mubibona ku mashusho. Iyo ni imiziburo bari gucuncumura. Abaturage bashimiye byimazeyo bino bikorwa byo kurandura burundu bino bikorano bati twarahombye twararwaye hari n'abapfuye babizize. Enyinshi muri zo ngura zinywa ukabyimba umutwe amatama amaguru amaso ibikanu ndetse bamwe muri bo bakarwana inzoka cyangwa se mu nda bya hato na hato. Ibi byose rero byagurikije inzego zitandukanye kugira ngo zifatanye kurwanya zino nzoga zivuye inyuma. Nyuma yo kuzimena baganirije abaturage maze babibutsa ububi bwazo ndetse banatanga agasopo ku bantu bose bazikora bazicuruza n'abandi batandukanye bazitembereza bakeneye amafaranga. Bavuze ko batazaryama bazi ko bahari bati murya muri menge kuko abaturage ntago bazashira hejuru ya bino bintu. Turabasaba kubirika kandi mukabirika hakiri kare nibibananira hazakoreshwa izindi ngufu zubahirije amategeko n'amabwiriza. U Rwanda twifuza n'ururimo abaturage b'amagara mazima. Si byiza rero ko umuntu agira amagara apfuye bitewe na bino biyoga by'ibikorano. Ngaye nguko rero ingi byabiri mu karere ka Rutsiro njye wumvaga nitwa Mwinyabari Obed na ingi ni soko y'amakuru bagize amakuru buri munsi. Obi Time News.